so ngo ntakwanga kwita nabi. Iryo jambo, uwo mugani urimo ibintu byinshi cyane mu mikurire y'umuntu, mu mibereho y'umuntu. Ni umugani ukomeye cyane. Uyu munsi turawuhindura. So aragukunda akakwita neza. Wabivuga gutyo ndagira ngo umubyeyi wese yajya yita umwana izina ritamutesha agaciro. Umuntu bakamaza ngo yitwa n'agatinya kuvuga izina rye kubera ko se yamwise nabi. Urumva ni ibintu bibabaje cyane. Muzi amazina ateye isoni namwe, amazina acyurirana, amazina asebanya, mbese ku buryo umuntu avuga ati cyangwa se akamwita ikizina kibi cyane, ntabwo ugirira undi ngo amazina adaheshwa umuntu icyubahiro uko agenda akura. Nagira ngo nongere mbasuhuze kandi nagira ngo mbasuhuze aho muri hose, abanyarwanda hose, aho muri hose muri iyi si dore isi nini yacu. Twarabivuze, ndagira ngo ntabwo simwa ko tubigarukaho. Niba mwarakurikiye ibiganiro nagiye mpitisha mu minsi ishize, aho turi hose tuko nyumbani, so abanyumbani muraho, Imana ibahe amahoro muhanda urugwiro. Muri iyi minsi hari ibihuha by'intambara kuri isi. Burusiya, Ukraine, muri Afurika ho ni umuco. Wasanga no mu baturanyi ibigambo bitari byiza cyane. Ndavuga nk'umunyarwanda nyine. Imyuka y'intambara. Twe turavuga amahoro. Bijyanye rero nuko mu cyumweru gishize mu Rwanda habaye umuhango mwiza cyane. Umuhango nakurikiye buhoro kubera nyine bari kuri za interineti, ntabwo biba byoroshye, si kimwe no kuhibera. Ariko uriya muhango narebye cyane cyane amashusho, ndavuga nti ingabo zikeye, abahungu bakeye, bamutumwe nk'abakeye, bambaye neza. Naravuze nti Rwanda, ndavuga nti ariko nk'ubu ngubu ufite umwana w'umuhungu rwose, ariko si n'umuhungu gusa, nk'ubu ngubu umuntu ubereye urugamba, umuntu ubereye igihugu, byamwitiriye izina. Nk'ubu ngubu rwose isi irimo iradutegeka twese gufata intwaro ngo twirwaneho. Ndagira ngo niyo masomo barimo kuduha. Njyewe ariko ntabwo mpamagarira abantu gufata intwaro. Intwaro umuntu arayivukana. Umuntu avukana intwaro, cyane cyane umuhungu avukana intwaro. Iyo ntwaro atayivukanye ntabwo yaba umugabo, ntabwo yazaba umugabo. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda, umuhungu
umugabo cyangwa uri Sebinagana. Sebinagana, twavuze iby'amazina. Sebinagana, Sebinagana ni izina dusanga mu Kinyarwanda. Niba nta muntu uzitwa Sebinagana, agenda muzi witwaga Sebinagana, uretse no kutamenya no kuba muzi. Nzi ko hari n'abantu iyo bashakaga hari abantu bambaraga na ukabona barasa n'abambaye ubusa cyangwa se yicaye nabi ari umugabo, cyane cyane basheshe akanguhe, zere ko bitazambaho. Noneho bakajya yabigira inshuro nyinshi, abantu bayibona inshuro nyinshi bakazagira bakamwita Sebinagana, kubera ko bahita ibintu bye barabibona saa yote, ibintu bye biba biri hariya, noneho bakamwita Sebinagana. Cyangwa se umuntu wabaga bakunda umuntu yambaraga ikabutura imwe ikazamusaziraho, agatera ibiraka nayo igasaza, akongera agatera ibindi biraka nayo igasaza, ubundi nta kundi by'udukariso nta byabagaho. Ajya kubona ukabona ibintu bye biragenda hanze, umuntu bakazamwita Sebinagana. Ngewe rero ubu nanjye ibintu ni bibiri, uri umugabo cyangwa uri Sebinagana. Ubwo kuri ryo ni ukuvuga ko Sebinagana ntabwo aba ari umugabo. Sebinagana ntabwo aba ari umugabo, kubera ko iyo aba umugabo ibintu bye yabicyubaye. Ubwo rero muri uko gutekereza hari ibyo bihuha by'intambara, gutekereza nibuka amashusho meza nabonye y'abahungu, abana bacu binjiye mu ngabo z'u Rwanda. Ndavuga nti ariko nk'ubu mbyaye akana uyu munsi, akana k'agahungu cyane cyane, agahiriye zina nakita gute? Nasanze izina rikomeye kuri jyewe ririmo igisubizo. Kwa kundi ngo iso aragukunda akakwita neza, namwita Mfashingabo. Mfashingabo ahubwo hari abantu muzi bitwa ba Mfashingabo. Hari umuvandimwe mfite witwa Mfashingabo. Ndavuga umuvandimwe kuko twese turi abavandimwe nk'Abanyarwanda. Tureke no kuba Abanyarwanda ngiye ngo umurasitamani, buri muntu wese ni umuvandimwe wanjye. Ariko Umunyarwanda we nta choice, ahari hose yabishaka atabishaka ni umuvandimwe wawe. Ufite umuvandimwe rero yitwa Mfashingabo, nagira ngo umusuhuze cyane, sinzi ukuntu iryo zina ryanjeho Mfashingabo. Kubera iki Mfashingabo? Mfashingabo ririmo amazina, ririmo ibisobanuro bibiri, ariko nabyo bikubiyemo byinshi. Mfashingabo ari gufata, ndayifite. Ingabo, Mfashingabo ndayifite rwose, urugamba. Mfashingabo, mfashe icumu, mfashe umuheto, ndagiye. Hari no kuvuga ngo mfasha ingabo. Ubona ingabo aho ziri hose ndazifasha, kandi gufasha ingabo ni ukuzifasha mu buryo bwinshi. Kuzifasha mu bitekerezo, kuzifasha mu magambo, uzivuga ibigwi, uzivuga ubutwari, ibyo byose utera umwanzi ubwoba. Kuzisabira, kera abategarugori bo batangaga impumbya.
mfashe ingabo. Ngomba kuzitera, ngomba gutera ingabo mu bitugu, gutera ingabo mu bitugu. Ariko nyagasani, abaraperi b'iwacu kuki nk'ibintu byo batabiririmba? Bumva ukuntu bivugitse neza, gutera ingabo mu bitugu. Gutera ingabo mu bitugu nakaririmba nge nubwo abaraperi bacu namubwo ndabashuhuje cyane kandi big up brothers and sisters, njya mbakurikira cyane. Gutera ingabo mu bitugu, mfashe ingabo, ni akazina karyoshye. Mfashe ingabo, rero mu Rwanda dufite babiri, umugabo tukajyana Sebinagana. Sibyo maze kubivuga se? Umugabo kubaha ubugabo bwe cyangwa se Sebinagana kikaba ari ryo zina rye. Ariko ubushize duherutse kuganira, twaganiriye ku mugani utari mwiza sinzi umwami wawuciye, avuga ngo kuba umugore ngo si ibi n'ibi. Nagiye ku kiganiro mwagikurikiranye, ntabwo ngiye kuwusubiramo. Ni ikiganiro cyitwa ngo u Rwanda ubukobwa, aho ubukobwa buva cyangwa aho ubukobwa buvuye. Iki kiganiro ni ikiganiro cyahise aho ubukobwa buvuye. Bavuzemo umugani umwami avugira ku bagore, ku bategarugori, ku babyeyi babo. Umugani ngiye ubwanjye ntakunze cyane, ariko numvishije icyo ashaka kuvuga. Avuga ko umugore ari umutima, umugabo we ni igipangu. Ubu ngubu noneho reka tuvuge abagabo, umugabo ni iki? Tuvuge ngo umugabo ngo ni ukugira ngo simbizi ngo bya Sebinagana. Bene abo ngabo ni ba Sebinagana nyine, barahari rwose. Umugabo ni iki? Ikiganiro cy'uyu munsi turavuga ku bugabo bwacu cyangwa se ku Sebinagana bwacu. Ndagira ngo umuntu yamaze guhitamo already kuba umugabo cyangwa se kuba Sebinagana. Na ba mutima w'urugo bahisemo, baremera. Umugabo ni aha ngaha rero turimo turaganira ku magambo y'icyongereza afitanye isano n'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ariko nyine kubera ko tuba tuganira tugeraho tukavuga n'ibintu makuru agezweho, amateka, umuco, mbese ni ukuryoshya ikiganiro nyine. Nawe umuntu ashobora kuza agakubita ibigambo hano cyangwa se yabisomye n'ahandi, yarangiza akigendera ngo mbaye ikiganiro amavyuze kuri internet. Ngiye turimo turaganira, bicaye mu bantu hasi nyumbani mu rugo, ndimo ndaganira n'abavandimwe. Mbese nicyo telefone ibereyeho, nicyo internet ibereyeho. Ukagira icyo ukavuga ngo ndi umugabo, ukagira ngo umugabo kandi wibeshya. Ukagira icyo ukavuga ngo jyewe ngo ndi igihangange kandi wibeshya. Ugasanga umuntu arimo arivuga ibi n'ibi,
ese akavugana amamodoka afite amamodoka magana angahe, mfite ibintu, mfite abagore aba n'aba, mfite n'abagore n'abana rwose. Umuntu ashobora kubivuga ibyo byose ariko atari umugabo. Ikinyarwanda abantu bakuze kuvuga ngo utari umugabo aba ari imbwa. Reka dawe, ibyo ntabwo nyongereranya inyamaswa n'abantu. Inyamaswa ziri ukwazo, ubunyamaswa bwazo, yendubaha kamarasita. Umuntu mugereranya n'abantu. Ni ukuvuga ngo umugabo cyangwa se binagana ni bibiri. Umugabo cyangwa se binagana, uvuga ko bya bintu ahubwo twajyaga twiyitirira ngo nibyo bituma tuba abagabo. Ntabwo ari byo. Hari abajya bavuga ngo iyo bavuga none ku babyeyi, ku badamu, ku bagore, akavuga ngo kurusha umugore akurusha urugo. Ariko se ubungubu wabaza umugore ukavuga ati ukurusha umugabo akurusha iki? Hamwe n'abarusha ingutiya nziza, kurya neza. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari aho turi. Ubugabo ntabwo ari ubu. Turimo turavuga icyongereza ariko hagati aho twibuke ko amagambo tuvuga ni amagambo agiye afitanye isano y'icyongereza. Tugiye kureba ijambo ndetse tunarangiza n'ikiganiro hakiri kare. Dore ntangiye kurambira naho gatoya. Kuba umugabo byonyine si ukugira ubwanwa no kugira ibinagana bavuga, kugira imbaraga, tungo mwese ngo nguriya ni umugabo kubera ngo afite amakamyo, nguriya ni umugabo ngo yubatse amayeta, nguriya ni umugabo rwose ngo afite abagore, nguriya ni umugabo rwose ngo ejo ngo kuri gihe umugabo ntabwo ndavuga icyongereza, ndi umwongereza. Ubwo se wagenda ukabwira umwongereza ngo ndi umugabo, akumva ngo umugabo, ijambo umugabo ntazi icyo ari cyo kwanza. Ubu se sobanura n'ubugabo bwawe. Akakubwira ati twebwe ntabwo tubita abagabo, tubita men. Nabyo bikaba bivuga ibindi. Mu muco wacu wa Kinyarwanda inshuro nyinshi tuvuga ko umugabo ukuze, umusore ukuze agashaka urugo, kubaka, icyo gihe yitwa umugabo. Tuvugana n'umugabo iyo hari abantu ibitsina bibiri bahuriye hamwe, bavuga bati aba ni abagore, aba ni abagabo, bitewe n'uko basa, bafite ubwanwa. Kera imyambaro yarabatandukanyaga ariko basigaye bambara bimwe, n'ubwanwa mumenye basigaye banabwogosha. Hari n'aho ugira ugasanga umugabo n'umugore barasa, cyane cyane nk'uwifubitse se utareba mu gituza cye cyangwa utabona amabere, wagira ngo hari abagabo ngo basigaye basa. Ngewe ubwanjye rwose n'ahangaha umuntu yigeze kuza nireberaga hirya, umuntu ancaho arambwira ati excusez-moi madame, nangiye ahantu kugura umugati ndeba yegutse gutya, ndebye ikimwaro kiramwica, ndi kumwe n'agahungu kanjye karasetse kajya hasi. Ubu ngubu abagabo n'abagore rero hari igihe basa ku buryo kuvuga ngo ni umugabo n'umugore babitandukanye. Zese niba bambara kimwe, niba bogosha ubwanwa,
basigaye bisiga n'amavuta asa ukumva barahumura kimwe. Noneho ubwo rero urumva iyo abagore n'abagabo bari hamwe nyine ushobora kubatandukana kuvuga ati abagabo aha abagore ahangaha. Ikindi ni umuntu avugira ku mugabo umuntu witwaye neza mu bintu byananiye abandi, noneho we akabyitwaraho neza, tugiye kuvuga iby'ubutwari, ariko bakavuga ati uriya muntu n'umugabo rwose yabyitwayemo gutya no yabyitwayemo kigabo mu mugabo. Aho ngaho nabyo ndagira ngo iryo jambo umugabo irumvikana. Hari ibintu byinshi kugira ngo umuntu yumve umugabo. Hari n'uwihangana, uba akagabo wihangane sha, hangana nk'umugabo, ibyo bagukora byose wihangane nk'umugabo, kubera ko nabwo ni ubugabo. Ni ibintu bijyanye n'ikintu mu kinyarwanda cy'ubupfura, kwihangana bya kigabo nyine. Ubupfura budutegeka kwihangana. Kera mu mugani bajyaga baca imfura ishinja igira ishira, imfura ishinja igira ishira. Ukaba urimo urababara, wenda urwaye, ufite n'igikomere mu kirenge, ariko ukemera ugakandagira gipfura ku buryo hatagira umenya rwose ko ufite igikomere. Hatazajya nushaka no kumenya ko icyo gikomere cyaje, wenda bikaba ari imvunja. Rero turimo turaganira nyine, rero urwenya se si urwenya. Ni ukuvuga ngo, ariko isi icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo ko ibibazo byawe ushobora kubihisha abantu, ukiberaho neza ntagire n'umenya ikikubabaje, ukazarinda unabikemura nta n'umuntu wasobanukiwe ko wigeze ugira ibibazo. Ubwo ukaba witwaye ikigabo mu bintu. Hari kuba umugabo bisobanura cyinshi, ariko ko turimo tuvuga icyongereza, iryo jambo umugabo. Umugabo muri make gutwara ingabo rero, cyangwa gufasha ingabo bavuga uti tuzi ko ingabo ari izirinda ubusugire bw'igihugu. Umukuru w'igihugu aherutse no kubivuga, aravuga ati ntimugire ngo ni urugamba, ingabo si ukurwana biza nyuma, ahubwo ingabo ni gusigasira ibyo bene igihugu bwabo bagezeho muri ingabo zabo, kugira ngo hatagira uza. Ni ijambo ryari rikomeye cyane, ijambo rikomeye cyane, kurwana biza nyuma. Ingabo rero ntabwo ari ukurwana, aha turavuga amahoro. Iyo aha ndavuga amahoro, abavuga kurwana ntibizana rero. Ubwo rero tugarutse ku ngabo nyine n'ubugabo. Umugabo yitwa umugabo ari uko atwaye, ukuvuga afite ingabo, cyangwa se afashe ingabo. Ndi mfashe ingabo, ubwo ndi umugabo kuko mfashe ingabo. Byoroshye kumva, mfashe ingabo, ndi umugabo. Turi mu cyongereza hari kubera iki? Ingabo, urugamba, ingabo, ugaba ingabo uzifasha sapo. Kubera igikorwa tuba dushaka, tuba ari igikorwa cy'ubugabo, abahuriye kuri icyo gikorwa bose ni abagabo. Umugore ufashe ingabo ntabwo ukiri umugore, uri ingabo. Gutyo niba turimo dushaka ijambo ingabo n'ubugabo,
yaba byakundaga ngo ingabo z'u Rwanda zisarute ebyiri, byaba ari nko kwifata ku gahanga, byaba bibaye igitutsi. Ariko ari ukuzisarute gutya rimwe kabiri gatatu nkazageza uko umubare wa abanyarwanda bose bangana, abanyarwanda bose ariko isarute nk'ingi bihawe abanyarwanda bose. Rastafari buriya mu nyubako abantu bubaka amazu ayo bita ngo modern. Tuvuye kuri ziriya nzu utururi n'ingondano n'izi nzu zacu nk'iyi nzu izi ngizi ndangamuco, abazungu bazanye uburyo bwo kubaka ngo buri modern, ukata inguni enye, inkuta enye, ukazashyiraho igisenge. Hari aho ibiti bihurira bimeze gutya, ibiti ugiye gushyiraho amakumbo no gusakara. Hari ahantu ibiti bihurira mu nyubako z'abazungu nyine, ibyo bita gothique. Byari ngombwa ko bashyiraho amabara, bahateraga amabara ahantu aho bihurira gutya, usanga bahateye amabara. Ibyo ngibyo tubisanga no ku nzugi, bene izi nzugi z'ibipangu usanga nazo zimeze gutya inshuro nyinshi, naho bagateraho amabara hano na hano, aho zihuriye ugasanga bahateye amabara. Tuzi kandi icyo biriya biti bimaze. Ubwo nuko wubatse inzu ya Mugongo wa Tembo, hari abubaka Mugongo wa Tembo, hari abubaka za Mapromane. Biriya biti ni ibihuza inkuta n'igisenge, kuko nibyo bazasakariraho, bigafata, mbese ni nko guhuza hasi no hejuru. Izo ntijegajege, umuyaga wahuha igisenge ntikigende. Hariya ahantu bihurira gutya bahita mu Cyongereza gable. Cyangwa gable. Hagomba kuba hateye irangi, bahatera amarangi buri gihe. Gable. None ingabo, umugabo, abagabo, utugabo, ibigabo, urugabo, gabo 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 gabo. Kandi wareba uruhare ni ukuvuga umurimo w'ingabo. Ibyo twakoze twarabikoze, gutya birarinzwe. Undi nawe ashinga ibiti, arangije asakaye inzu yanjye iratannye. Kandi twanareba
tugasanga ari ahantu bihurira gutya no na n'ingabo ya kinyarwanda imiziki ubu yahubye kuba imeze nka A, uretse ko wenda ababikora ababaji bashobora kuyigira atya, undi ashobora kuyigira atya, ariko ubusanzwe icy'ingenzi ni uko barayiheta kugira ngo ubone aho ufata. Noneho ingabo izakurinde aha na hano, ugira utya n'umwambi kandi mukubitaho hano, ushobora no gukubitaho aho kwinjiraho ukaba wananyerera babarire nk'uko ukurinda imbere ukakurinda n'iburyo n'ibumoso. Ingabo kuba umugabo utwara ingabo, umugabo byaba byarakomotse ku ngabo aho kugira ngo ingabo bikomoke ku mugabo. Ni ukuvuga ko utwaye ingabo wese gabo mu nyubako ingabo ifata inzu igahuza igisenge n'urukuta zigakomera. Ingabo ikarinda inzu igisenge gutwarwa n'umuyaga, ikijegajege. Ingabo nayo ikarinda ikarinda umuntu imyambi harimo uburinzi. Ntwaye ingabo, mfashe ingabo, ndi ingabo. Niba rero tumaze kumvikana ku birebana n'ubugabo bwacu, hari ikindi kintu tugomba kumvikanaho kuko turimo kwiganirira. Ariko hari igihe mvuga nkagira ngo asa n'utanga amategeko n'ibyo byose ni ukuganira. Ntabwo ari komedi ariko ni ukuganira nyine, umuntu abaganira nyine, si byose. Ubwo rero noneho twumvikanye kuri ariya magambo, ubugabo bwacu ndagira ngo hari twese twanze kuba basebinagana, right? Ariko hari ikintu tugomba kumenya. Biriya biti bifite impamvu yo kuba hariya, ni ukugira ngo birinde bifatanye ibipande bibiri by'inzu, mu kuvuga inkuta n'igisenge, kugira ngo zitazangirika. Bifite impamvu yo kuhaba, impamvu yo kuba ingabo geshi cyangwa se kuba bamfashe ingabo. Bifite impamvu, hagomba kuba impamvu, kuko giye nk'umuntu urwanira ubusa, Rwanda n'urugamba azi ko atazatsinda, ari ukugira ngo niba bindi bita ngo ni sabotage. Mbese ntabwo ari ingabo, agomba kuba afite impamvu yabyo. Ahangaha ntabwo mpamagarira abantu kurwana, simvuga intambara rwose, ni amagambo ngerageza gusobanura. Kuba ingabo bigomba kugira impamvu, iyo nta mpamvu nta ngabo. Ni ukuvuga umuntu urwana niyo yaba afite ingabo kari hagati y'ikinga gutya n'intwaro n'iki, ariko arwana nta mpamvu, aba ari sebinagana. Impamvu yo kuba hariya igomba kumaze kumvikana kugira ngo umuntu yitwe ngo ndi ingabo. Nta mpamvu ihari, nk'uko wafata igiti ukagenda ukagitambika ari hejuru mu kirere gutyo gusa, warangiza ugasakariraho ukibwira ko ugiye gusakariraho, ntabwo byafata. Mbese wagitendeka he
Tete ibintu bya biti keretse amajishana bagomba kuba impamvu kugira ngo n'amagambo kuko burya ukuri tugenda twibaza tugomba no gushaka no mu magambo yacu mu muco mu mateka mu biki byose kugira ngo dusobanukirwe n'ibintu byinshi. Reka rero two kuba base binagana tube bamfashe ingabo mfashe ingabo umusirikare w'umwuga yitwa mfashe ingabo kuko warayifite mu ntoki. Mfashe ingabo kuvuga ngo utera ingabo mu bitugu ni ingabo n'umugabo, ariko hari n'impamvu ituma bikora. Nyuma y'ibyo ngibyo niba dusobanukira ariko nkunda ntazabe Sebinagana, ntabwo ari izina ryiza cyane. Imana ibajya imbere mwangabo umwe aho muri hose, ziri mu gihugu hagati, natwe turi hahandi biti bwota amasimbi. Imana iduhundagazeho imigisha yayo yose. Ja Rastafari, Imana y'u Rwanda.